Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu by'umwihariko rwose abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports ni ya makuru meza cyane tubazaniye muri aka kanya. Nizere ko agahinda mugiye kuba mwagashira mu ikipe ya Rayon Sports. Niyo makuru tubazaniye yo kubamara agahinda mu kipe ya Rayon Sports. Abakinnyi rwose bakonsomaga ikipe ya Rayon Sports nta mumaro bayifitiye, bamaze kuba rwose bacishwa hirya, banyuzwa hirya rwose. Dylan technical director wa Rayon Sports abaye yabatangaza nko mu maso ye uko abibona rwose. Avuga ko rwose bagomba kubona kuba bagenda nta kabuza. Muri iki kiganiro tugiye kuba twaganira ku bakinnyi bagera kuri 12 rwose. Afande Dylan technical director wa kipe ya Rayon Sports yamaze kuba yasohora ku rutonde rwe bwihishwa rwose. Bazasohoka uwa mbere n'abasogongeza rwose n'uwo bita Idrissa Kuyate. Uyu Idrissa Kuyate ikipe ya Rayon Sports rwose yayikiniye imikino mikeya cyane ishoboka, ariko uyu Dylan, uyu technical director wa ikipe ya Rayon Sports yamaze gusaba ikipe ya Rayon Sports ko rwose uyu Idriss rwose yasimbuzwa mu ikipe ya Rayon Sports, bakaba bashaka undi muzamu ufatira ikipe ya Rayon Sports cyangwa se akungiriza umukinnyi bita Kwizera Olivier. Tugiye kuba twagaruka kuri bamwe mu bakinnyi rwose bateretse ku rutonde, bamaze kuba rwose bashyirwa ku rutonde nk'abakinnyi bagiye kuba basohoka muri iki gice cyangwa se muri uyu mwaka, batazongererwa amasezerano, dore yuko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwasabye uyu mugabo w'umufaransa ko agomba kubaka ikipe ikomeye, agomba kuzahembwa rwose mu ikipe ya Rayon Sports yayakoreye. Niyo mpamvu yavuze ko by'umwihariko nk'umuntu uzashaka abakinnyi ba ikipe ya Rayon Sports uyu mwaka, abakinnyi bakomeye. Niyo mpamvu yatangarije bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports ko rwose uyu mugabo Idrissa Kuyate ndetse n'umugabo bita Bienvenu Joachim Vininyu bagomba kuba bagenda. Nibo yatangaje nk'abakinnyi batari bajya ku mukino wa Bugesera uzahuza ikipe ya Bugesera na ikipe ya Rayon Sports. N'ubundi bwo ntacyo biri buze guhinduraho, ikibazo nuko yabwira bamwe mu bakinnyi bagiye mu karere ka Bugesera cyangwa se gukina na ikipe ya Bugesera ko bazirukanwa, byazana umwuka mubi mu ikipe ya Rayon Sports, ikaba yanatakaza umukino wa Bugesera kandi iri gushaka kuzasohokera igihugu cy'u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Niyo mpamvu rero yirinze kuba yavuga bamwe mu bakinnyi bagiye mu gukina na ikipe ya Bugesera kugira ngo babe batacika intege. Njyewe nje kuba nababwira uru rutonde rwose narwiboneye, ndagira ngo mbe nababwira bamwe mu bakinnyi rwose bari ku rutonde nk'abakinnyi rwose bagomba kuba batakongererwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports. Ni amakuru rwose yabwihishwa mu ikipe ya Rayon Sports, ni amakuru yihishwe cyane yakozwe rwose. Aba bakinnyi bari mu mashine y'uyu Dylan nk'abakinnyi batazongererwa amasezerano, harimo n'abakinnyi rwose
bazirukanwa mu ikipe ya Rayon Sports. Wowe kanda subscribe ubundi bwo tugendane muri iki kiganiro. Nizere ko iki kiganiro kiri buze kuba cyakuryohera 5 kuri 5. Reka tube twahera ku mukinyi nkuko nagiye mbibabwira bita Bienvenu Joachim Vininho. Uyu Bienvenu Joachim Vininho rwose birasa nkaho yamaze kuba yakirukanwa. We bamaze kuba babimumenyesha ko icyo azakenera mu ikipe ya Rayon Sports bazakimuha, ariko akaba yagenda akava mu ikipe ya Rayon Sports. Undi mukinyi bamwita rwose Idriss Kuyate. Nkuko nagiye mbikubwira, uyu mukinyi Idriss Kuyate bamaze kuba bamumenyesha ko agomba kuba yashaka indi ekipe yazakinira uyu mwaka, dore ko ikipe ya Rayon Sports itakimukenera. Umukinyi wa kabiri bamwita Aziz Dawo. Uyu Aziz Dawo nawe agomba kuba yasubira mu gihugu yaturutsemo agashaka indi kipe, dore ko atari ku rwego rwa ikipe ya Rayon Sports. Bamwita Bigirimana Abedi. We yavuze ko adashobora kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports yazashaka. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sports yavuze ko iri gushaka undi nimero 6 cyangwa se na nimero 8 uzasimbura Bigirimana Abedi. Bamwita Nkanye. Uyu Nkanye nawe rwose baramwandikiye bamusaba ko yazashaka indi kipe, ariko n'ubundi bwo amasezerano ye azaba arangiye. Bamwita Fiston. Uyu Fiston nawe rwose birasa nkaho ko ari n'ubundi ari kuri rutonde, agomba kuba yashaka indi kipe. Bamwita Faustin Ricao Pizarro Kiteko, ndetse n'umusore bita Fabrice, umukinyi rwose ukina muri defense ya Rayon. Bamwita Mama cyangwa se Iradukunda Pascal. Uyu Iradukunda Pascal Petit Messi rwose we bazamutiza muri AS Kigali nkuko umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports yakomeje abivuga. Bamwita Uwumukiza Obed. Yagarutsweho n'umutoza Dylan, ariko bamubwiye ko uyu mukinyi Uwumukiza Obed we nta kibazo ateye mu ikipe ya Rayon Sports, agomba kuguma mu ikipe ya Rayon Sports. Ndagushimiye, ugire umunsi mwiza, uhahe uronke, ugire uwa mbere mwiza ndetse n'ijoro ryiza.